iyi message yo kuri bonane umuntu wese uyumva nejo ubwo ni kuko nejo yego basenge abantu bari hanze ubwira ko hari igihugu cyo muri ntuza Mozambique kigiye guhura n'akaga gakomeye k'intambara. Ariko ijambo ritubwe natubwiye ngo gutabara nubwo hari ibikunyeganyeza ariko humura komera Imana y'amahoro igiye kudutabara kandi nzi ko igiye kutugirira neza. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira ngo abari mu mwuka nibo babyumva. Yego nkatwe turi hano dufite y'imiryango cyangwa se n'abandi bantu b'abakozi b'Imana kuko twebwe ntabwo dukoresha umubiri ahubwo dukoresha amasengesho cyangwa se imbaraga z'umwuka wera. Ni iki twakora ni nk'eme kugira ngo Imana ibashe kurengera bariya bantu bari hariya bari guhura n'ingorane? Ikintu twababwira nuko bagomba kwihangana, Imana irabazi ariko bagasenga. Natwe turabafasha gusenga. Ku bwanjye nabasaba no gushima ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Bakomeje gucunga umutekano. Imana iri gukorana nabo. Imana yego. Kiriya gihugu Imana yambwiye ngo igiye kurengera abanyarwanda bariyo. Ntibyoroshye ariko Imana izabarengera. Message nuko abantu bagomba gusenga. Nkunda kubabwira ngo musenge dusenge, nuko abantu bakomeza kuvuga bati se kuki atubwira buri gihe akomeza kuvuga ngo dusenge. No gusenga nzira. Ariko n'ubundi sinibaza ko hari abantu basinzira uretse ko hari igihe abantu nyine bitera inshinge, ni nka ko navuga kuko ubu tuvugana abantu bafite inzara y'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagaburaga ibyanditse byera, abenshi bacitse intege ku buryo kubona umuntu ukubwira Imana mu kuri no mu mwuka biragoye cyane. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muherereye. Uwiteka Imana abagirire neza. Reka twakire umukozi w'Imana kugira ngo abasuhuze. Yesu ashimwe cyane. Mahoro y'Imana abane namwe kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Urakoze cyane kutwifuriza, natwe turawukwifurije. Uzakubere umwaka mwiza. Hari abantu batakuzi. Hari abantu batanzi ariko abenshi baranzi. Nyine abenshi barakuzi ariko hari abantu batakuzi. Nitwa Mugabe Eric. Mugabe Eric. Ndi umunyamasengesho, nkunda gusenga nkasengera n'abandi. Imana amahoro rebaho umugisha. Ukaba uri ingaraga itegaragura. Yego. Mu byaha. Uri ingara makirambi. Arisiga kanisanga ariko mu minsi iri imbere ibintu bizagenda neza cyane. Mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo mbere yuko twinjira mu butumwa bwiza ubanza usenge Imana. Imana yacu, Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, turagushimye turaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga.
tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byose biduherereje inyuma. Kristo waraturengeye, akanya rero tugisenga turahagarika imbaraga zo gukora kose kwa Satani mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kutugaragareho, ubane natwe cyane, utwegere kuruta imyambaro twambaye, ababaye barengere, abarwayi bakize, ndetse Kristo n'ababajwe n'umubiri bitandukanye ndakunyeze ngo nabo bahagarareho. Tugire neza, tukugireho umugisha. Aka kanya turi imbere ya Kristo, tugiye kuvuga neza, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ngororokera kubana natwe rero, kandi ikiruta byose twambika imbaraga. Tugire neza, tukugireho umugisha. Tugusabye gusoza uyu mwaka amahoro, ndetse tugatangira undi kandi tukabonamo umugisha mwinshi. Yego, urakoze ku bw'isengesho ryiza udusengeye. Reka rero noneho tukwakire. Ndifuza ko nimba hari n'icyo naza kukuganiriza, naza kukikuganiriza ari uko ushoje gutambutsa ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 91. Kandebe. Zaburi ya 91. Ndahera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Amen. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Amen. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Giteye ubwoba cyane ijoro, ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa umugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari we buhungiro bwanjye. Uwiteka wigize isumba byose ubuturo. Amen. Amen. Reka simbuka tujye kuri 93 naho n'umurongo wa mbere. 93 umurongo wa mbere. Uwiteka ari ku ngoma. Amen. Yambaye icyubahiro. Ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Ngo Uwiteka arambaye. Yego. Yikenyeje imbaraga. Amen. Kandi isi irakomeye. Ibasha kunyeganyega. Ntibasha kunyeganyega. Amen. Ashimwe cyane. Amen. Iri ni ijambo Imana yampaye kubwira abantu bose muri uyu mwaka. Namwe mbabwire ngo isi irakomeye, ntibasha kunyeganyezwa. Komeza hepfo. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Amen. Komeza. Uwiteka inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru. Inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo. Inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi. Umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga.
amen ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Amen. amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. isi yacu ngo irakomeye ntibasha kunyeganyezwa. ndagira ngo nkubwire ko niba hari ibikunyeganyeza ariko ho muri Imana igiye kugutabara. Nubwo hari ibikunyeganyeza ariko humura, komera, Imana y'amahoro igiye kudutabara kandi nzi ko igiye kutugirira neza. Nzi ko igiye kutugirira neza. Njya nkunda rero kubwira abantu nkababwira ngo abari mu mwuka nibo babyumva. Hari impamvu muri Pasika, hari impamvu mba mbivuze. Ubushize twajyanye ikiganiro ndimo nsengera abantu bari hanze, nkubwira ko hari igihugu cyo muri ntuza Mozambique kigiye guhura n'akaga gakomeye k'intambara. Ariko ijambo ritubwiye natubwiye ngo isi ntibasha kunyeganyezwa. Kandi hariya muri Mozambique hariyo abanyarwanda bari gutwikirwa amaduka. Ariko mbambwira bari mu mwuka, kandi kiriya kirere ntikimeze neza. Ntabwo kimeze neza kiriya kirere. Nta kibazo. Yego. Kiriya gihugu Imana yambwiye ngo igiye kurengera abanyarwanda bariyo. Ntibyoroshye ariko Imana izabarengera. Bakomere. Imana y'amahoro izarengera abantu bariyo, abanyarwanda bariyo, kandi n'abanyarwanda natwe dukomeze tubasengera abantu bariyo kuko birakomeye. Ndatekereza ko no gusohoka bigoye. Yego. Gusohoka mvuga aho bari ntabwo byoroshye. Imana rero amahoro ibarengere kandi bagirire neza, ibarinde kuko ntabwo byoroshye. Yego. Ntabwo byoroshye. Imana ibarengere. Tuboneho no gushima ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Bakomeje gucunga umutekano. Imana iri gukorana nabo. Imana irakorana nabo kandi Imana ibahe n'umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Naho baritanga cyane, Uwiteka abahe umugisha. Yego. Dukomeze kubasengera, dukomeze gufatanya kubasengera kugira ngo Imana irengere abavandimwe bacu bariyo. Niko bimeze. Nta kibazo. Wakomeza ukaduhereza izindi mesaje. Indi mesaje ni uko abantu bagomba gusenga. Nkunda kubabwira ngo musenge, dusenge. Nuko abantu bakomeza kuvuga bati se kuki atubwira buri gihe akomeza kuvuga ngo dusenge. Ni ugusenga. Ntabwo biba byoroshye, kandi tugasenga tutisengesheje. Igihe buriya uryama agasinzira ni uko aba afite amahoro. Yego. Ariko buriya inzara yakuriye ntabwo wasinzira. Ariko n'ubundi sinibaza ko hari abantu basinzira, uretse ko hari igihe abantu nyine bitera inshinge, ni nkako navuga, kuko ubu tuvugana abantu bafite inzara y'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagaburaga ibyanditse byera, abenshi bacitse intege, ku buryo kubona umuntu ukubwira Imana mu kuri no mu mwuka biragoye cyane. Biragoye cyane. Iyo rero niyo nzara ya mbere igoye,
kandi abantu bakwiye no guhaguruka ntibisengera ubwabo ahubwo bagasengera n'abantu b'Imana yatoranije. Niyo mpamvu nabwiye mbabwira ngo buriya ufite inzara y'inyota, inzara n'inyota byo gukiranuka, ntabwo wasinzira udasenze. Yego. Ntabwo wasinzira udasenze, kuko n'ubu ngubu hari abantu benshi babumva ko batanaryama bagasenga. Hari abantu tujya duhura kenshi bafite inyota yo gusenga, bafite gukizwa bagakiranuka bakazibonera ijoro, ndetse n'ibibahiga kugira ngo bitazagera gute, bitazabafata. Ni byiza rero gusenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni byiza, bitanga umunezero. Abantu rero bareke tugumye dusenge, kandi tube hafi y'Imana, nayo izaza ibe mu byacu. Yego. Mboneraho no kubwira abantu barwaye imigongo, ndizera ko abenshi abantu twigeze dusengera bakize, barahamagara bamwe ati imigongo yarakize, ariko mbonye hari abantu barwaye imigongo, kandi ahanini imigongo, ubundi twari tuzi ko abantu bakunda kurwara imigongo ari abantu bakuze, abantu bakuru nyine na bya bindi bita ngo ni rubaga impande. Ntabwo ariko bikimeze rero. Uyu migongo iri mu bantu b'ingimbi, ingimbi z'urubyiruko buriya. Yego. N'abakuze ariko badakuze byo kuba bakagombye kuba barwaye umugongo, nabo basenge kugira ngo Imana ibakize uburwayi bw'umugongo. Yego. Babe maso basenge. Babe maso basenge kugira ngo Imana y'amahoro ibarengere. Ikindi turasengera abantu barwaye uburwayi bwo kuva. Yego. Ntabwo ntinya kubivuga, ndabibwira gutyo, nta soni biteye. Abantu barwaye uburwayi bwo kuva kandi barahari, si n'umwe, si na babiri, si na batatu, ni benshi. Haba bari hanze, haba bari imbere mu gihugu, muduhamagare tubasengere. Tubasengere Imana. Abantu murwaye muduhamagare. Abantu barwaye ubwo burwayi bwo kuva, n'abarwaye uburwayi bwo mu nda, n'abababara mu kiziba cy'inda. Yego. Abo bose Imana yambwiye ngo mbabwire mumpamagare mbasengere Imana kugira ngo mworoherwe, kugira ngo mukire. Kugira ngo mukire, burakoroherwa. Ntekereza ko ntabwo washyize neza. Mukire. Mukire kugira ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Musenge cyane, nanjye ndabafasha gusenga kugira ngo Imana iturengere. Indi mesaje rero ni yuko abantu tugomba kwitwara, abantu bazihangane. Uyu mwaka tugiye gutangira kuri bonane. Kwishima ni byiza, kurangiza umwaka ni byiza, ariko bazasenge. Iyi mesaje yo kuri bonane umuntu wese uyumva, nejo ubwo ni kuko nejo. Yego. Basenge ntibazidagadure ngo bakabye. Kandi n'abanywi bazanywe gake. Hari abantu binywera agacupa, nabo bazanywe gake kugira ngo Imana ikoreye impanuka. Satani ashaka guteza impanuka kuri uriya munsi wa bonane. Ariko turasenga Imana irabikuraho. Namwe rero aho muri mubyumva, mwimenye umunsi w'ejo, muzimenye. Ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Ubwo iryo ni ibanga Imana iba yatwibiye, ibyo Satani byose abategura. Abantu rero babe maso, bakomere, banywe gake, birinde impanuka. Nicyo nabashishikariza, kandi basenge. Basenge.
turebe irindi jambo ry'Imana rije. mu kihe gitabo? Reka dusome muri Yobu ibice 22 umurongo wa 15 dusomere. Akira Bible ntacyo. Wahageze. 22 umurongo wa 15. Mbese uzakomeza inzira ya kera? Ngo mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo? iyo abanyabyaha banyuzemo. Urumva iyo message ije nkimara kuvugira ijambo rije nkimara kuvugira message yo kuri Bonane. Ngasubiramo kugira ngo abantu babyumve neza. Mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo? Hepfo 16. bakuweho igihe cyabo kitaragera, urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi. Urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi. 17. Bakabwira Imana bati tuveho, kandi bati icyo ishobora byose yatumarira iki? Nyamara amazu yabo yayujujemo ibintu byiza, ariko imigambi y'inkozi z'ibibi imbakure. Iryo jambo urimo urabyumva? Ndaryumva cyane. Imana ishimwe. Amen. Ariko abumvise ntibumvise ra? Komeza hepfo 19. Ngo reka abakiranutsi. Yego. Abakiranutsi barabareba abakiranutsi barabireba bakishima, kandi abatariho urubanza baraseka. Bati ni ukuri abari baduhagurukiye bararimbuwe, kandi abasigaye babo batsembwe n'umuriro. Ijambo waryumvise? Ntago mpazi, sinzi na Bibiliya, ntago mpazi, ariko nuko haje. Imana turengere, Imana dutabare. waryumvishije neza? Manuka na 21. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuza. Aho ngaho ngira usubiremo bumve neza. Noneho iyuzuze nayo. Ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ibyiza bizakuzaho. Ariko bambwira ntibumva. Urwaye bw'umugongo. Yego. Babe maso basenge. Babe maso basenge kugira ngo Imana y'amahoro ibarengere. Ikindi turasengera abantu barwaye uburwayi bwo kuva. Yego. Ntago ntinya kubivuga, ndabibwira gutyo nta soni biteye. Abantu barwaye uburwayi bwo kuva
kandi barahari, si n'umwe si na babiri si na batatu, ni benshi. Haba bari hanze, haba bari imbere mu gihugu, muduhamagare tubasengere. Tubasengere Imana. Abantu murwaye muduhamagare, abantu barwaye ubwo burwayi bwo kuva, n'abarwaye uburwayi bwo mu nda, n'abababara mu kiziba cy'inda. Abo bose Imana yambwiye ngo mbabwire mumpamagare mbasengere Imana kugira ngo mworoherwe, kugira ngo mukire, kugira ngo mukire. Burakoroherwa, ntekereza ko ntago washyize neza. Mukire, mukire kugira ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Musenge cyane, nanjye ndabafasha gusenga kugira ngo Imana iturengere. Indi message rero ni yuko abantu tugomba kwitwara, abantu bazihangane. Uyu mwaka tugiye gutangira kuri bonane, kwishima ni byiza, kurangiza umwaka ni byiza, ariko bazasenge. Iyi message yo kuri bonane umuntu wese uyumva nejo ubwo ni kuko nejo, yego, basenge ntibazidagadure ngo bakabye. Kandi n'abanywi bazanywe gake. Hari abantu binywera agacupa, nabo bazanywe gake kugira ngo Imana ikore impanuka. Satani ashaka guteza impanuka kuri uriya munsi wa bonane. Ariko turasenga Imana irabikuraho. Namwe rero aho muri mubyumva, mwimenye umunsi w'ejo, muzimenye. Ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Ubwo iryo ni ibanga Imana iba yatwibiye, ibyo Satani byose abategura. Abantu rero babe maso, bakomere, banywe gake, birinde impanuka. Nicyo nabashishikariza, kandi basenge. Basenge. Turebe irindi jambo ry'Imana reje. Reka dusome muri Yobu ibice 22 umurongo wa 15. Dusomere. Akira Bible ntacyo wahageze. 22 umurongo wa 15. Mbese uzakomeza inzira ya kera? Ngo mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo? Iyo abanyabyaha banyuzemo. Urumva message je nyuma kuvugira ijambo rije, nyuma kuvugira message yo kuri bonane. Ngisubiramo kugira ngo abantu babyumve neza. Mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo? Hepfo 16. bakuweho igihe cyabo kitaragera. Yego, nkatwe turi hano dufite y'imiryango cyangwa se n'abandi bantu b'abakozi b'Imana, kuko twebwe ntabwo dukoresha umubiri, ahubwo dukoresha amasengesho cyangwa se imbaraga z'umwuka wera. Ni iki twakora ni nk'eme kugira ngo Imana ibashe kurengera bariya bantu bari hariya bari guhura n'ingorane? Ikintu twababwira nuko bagomba kwihangana. Imana irabazi, ariko bagasenga. Natwe turabafasha gusenga. Ku bwanjye nabasaba nti mumfashe dukora amasengesho y'iminsi 7, twiyereza ubusa, duhamagara Imana.
nanjye ngiye kuguma ku karago yego kugeza ku wa mbere. Ndi ku karago ntaho nzajya, ntaho nteganya kujya, ntaho ntasoza aya masengesho. bivuze ngo n'abandi bantu aho bari hose badufasha tugasenga cyane. N'abaho bari n'abari Mozambique n'abari bose badufasha tugasenga aya masengesho y'iminsi 7. ni ukuri nidufatikanya tugasenga aya masengesho y'iminsi 7, Imana izarengera abantu bayo, izarengera ubwoko bwayo buri hariya muri Mozambique, ndetse si n'abanyarwanda gusa, hari n'abanyagihugu baho nabo Imana izabafasha kandi izabasha kubakiza ibibazo barimo by'intambara igoye. Hanyuma kandi nusenga ntujye wibagirwa nanone no gusengera abantu bari mu byaha cyane. Abantu bafite ingeso zabananiye bakomeza gukora ibyaha cyane, abo bantu nabo ni byiza ko yuko tubasengera, tukabashyira imbere y'Imana, Imana ikohereza umwuka wayo ukabasanga, akaba ari wo ubayobora icyo bagomba gukora. Kuko buriya icyaha ntabwo wakwishoboza kukirekana none, utera intambwe ariko Imana nayo igashyiraho imbaraga zayo. Umugabe Eric, reka tugushimire, ahasigaye tugusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone ubundi tugane ku musozo. Murakoze. Tugana ku musozo, reka mbifurize umwaka mushya muhire, mbifurize ubunane bwiza. Ubushize dukora ikiganiro nari navuze nti uzantumire cyangwa abantu bazadutumire, ariko byarahindutse, twese tugira icyifuzo cy'amasengesho yo gusengera abavandimwe bacu bari mu Mozambique. Ntabwo rero bizakunda, uzagira icyo agira azadufasha, azakanda inyenyeri, azadufashiriza aho turi mu masengesho, ko ntabwo bigikunze. Twe twasabye badutumira ariko ntabwo bigikunze. Amasengesho rero tugiye kuyakorera mu rugo, ntaho tujya, uzashobozwa azadufasha. Yesu abaho umugisha, ndabakunda, mbifurije umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu, Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, twari imbere ya Kristo, tubwiye ko urengeye abawe, tukubwiye ko duhagazeho, utubwiye Kristo ko nta cyatunyeganyiza, nta cyanyeganyiza isi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bana natwe rero duhagararaho kandi ikiruta byose udushyigikira mu masengesho tugiye gutangira uhereye none kugeza ku minsi 7. Kristo uzabane natwe, udushyigikire kandi ukomeze kuturindira abavandimwe, turindira abanyarwanda aho bari hose, ubashyigikire ubane nabo, kandi natwe aho turi ukomeze kuturinda no kuturengera. Urengera ubuyobozi bwacu bw'igihugu, igihugu cyacu gihagarareho cyane, bakigerenza kikugireho umugisha. Turasenzera turizeye ko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.